Oswald hanyuma Aisa. Yes, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nitwa Mutuyeyezu Oswald, kuri mikoro nkoresha izina rya Oswa Kim. Yego, so ndagira ngo ngendere ku mujyo wa kibazo Ines abajije cyoroshye, ariko mbaze n'ikindi kirebana n'ingengo y'imari. Muramutse mu Rwanda ruramutse ari ikipe y'umupira w'amaguru, mwakina ko kuri kangahe? Icyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, mwabwiye abanyarwanda kufunga mukanda, ariko twagiye kubona tubona ingengo y'imari yiyongereye kurenza ibindi bihe byabanje. Niba nibuka neza yiyongeyeho 20%, 21%. Abantu benshi baratunguwe, baravuze nyamara igihugu gifite amafaranga, kufunga mukanda ntabwo ari ngombwa. So muraza kubikoboza. Murakoze. Najya mu izamu icya mbere cy'umupira, niho najya numva byakunda. Icya kabiri cy'ingengo y'imari, uko igihugu gikura, ko n'isi, ahuze mvuga ko nta gihugu kiri island, nta kirwa cy'igihugu. Actually, nuba ufunga mukanda nuvuga ngo mukoreshe neza bike dufite, nicyo bivuze, kubera ko hari byinshi dushaka gukora birenze ibyo dufite. Iyo ufunze umukanda rero ni ukuvuga ngo wongera ibyo washoboraga gukora kubera ko warondereje usigira ibitari byabonye. Icyo ni kimwe gitandukanye n'ibyo bindi. Rero urabanza ukareba, ariko ibyo ufite ni ibiki, bingana bite. So kuzamura budget byatewe na byinshi tubona bigomba gukorwa, bikenewe, ariko tunabona n'ahantu twagenda tuvana amafaranga adushoboresha kubikora. Nicyo iyo mibare ivuze gusa. Ni kuri 20% yiyongereye. Ntabwo ari ukuvuga ko hatakiri kwa kundi ko kurondereza cyangwa gukoresha neza, ahubwo twagize amahirwe mu byinshi byiyongera buri munsi tugomba gukora, dusaba n'ubushobozi tudafite. Twasanze aho dushobora kugabanya handi cyangwa kuzakura amafaranga, hagenda hazamuka. Reka nguhe noneho urugero rumwe. Urabizi gufunga umukanda, urabizi byanahereye ko bibaga, mwabonye batubwira ko batakiduhaye imfashanyo twayaga dufa. Barabibonye muri izi ntambara muri iyi minsi ishize, bati twahagaritse ibi. So ntabwo byabanga ubure gutekereza gufunga umukanda, ariko nubwo ibyo byabaye, twashakishije ibyajya mu mwanya w'ibyo batwambuye. Cyangwa se turanavuga ngo ariko ubundi byajyagahe, n'ubundi rega bimwe byajyagaho tutanakeneye nibigende. Ubwo ariko ni ukuvuga ngo hanyuma tujya no mu gushakisha aho tuvana revenues. N'iki hari ahantu hagiye usanga tutahavana amafaranga kandi dukwiye kuba tuhahavana, ubwo akaba arinjiye. Hanyuma turongera dufata umurongo w'ibikenewe gukorwa, turavuga ati ariko hari ibyo tutasimbuka. Turongera dushaka n'uburi babandi bari barahagaritse imfashanyo,
bamwe bagira ngo aho bamariye kubona ukuri mu mutwe wanjye niho numva ari uburebure, ari amaboko yanjye, kwa kundi nahoze mvuga nti nkiri muto nasimbuka mu kirere, harimo gusimbuka, harimo hanyuma harimo no nkeneye n'amaguru yanjye kugira ngo hariya hagati bakina atavunika, so mu izamu niho nahitamo. murakoze. So we might take the last question from Aisha. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Aise Kiza, nkaba ndi umunyamakuru. It's not tenebodesi. Jado hanyuma Ines. nyakubahwa perezida wa repubulika, nitwa Bagishya Jean de Dieu, mpagarariye BNB Kigali FM. nyakubahwa perezida wa repubulika, turizihiza ku nshuro 31 umunsi wo kwibohora. Iyo myaka ntabwo iri kure y'iyo mwari mufite muyobora urugamba rwo kwibohora, ndetse abenshi bo mwari muyoboye amateka twereka ko bari munsi y'iyo myaka. Imibare dufite yo mu kigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare itwereka ko muri iyo myaka 2030 niho ubu dufite abanyarwanda benshi. Tukaba turi mu gihe cy'ikoranabuhanga, iterambere, ibirangaza ni byinshi, yewe ubu dufite amahoro, dufite umutekano, hari n'uwarangara akabisinda nk'uko mwigeze kuvuga. Dusubiye inyuma nyakubahwa perezida wa repubulika, indangagaciro n'amahame mwari mufite icyo gihe yo kwitanga ku kugeza ku gitambo kirenze ibindi cy'ubuzima bwanyu ku rugamba, uyu munsi mu bibazo u Rwanda twaba dufite mubona bari muri iyo myaka biteguye. Impanuro mwabaha ni izihe muri iki gihe aho twatangiye no kubona hatari na kure ko urubyiruko ubundi imbaraga za buri gihugu zanaba ikibazo ku gihugu, ahubwo ingufu zabo bakaba banazikoresha basenya na bike ibihugu byabo bari bamaze kugeraho. Impanuro muha urubyiruko rwacu nizihe nyakubahwa perezida wa repubulika? Murakoze. Impanuro naho urubyiruko zihana abakuru, twebwe n'abandi babyara urwo rubyiruko. Nta kintu kizana ngo abantu bakibone, bagitunge, bakigereho batagikoreye. No muri ibyo bihe byacu by'urugamba, nabo bari bakiri n'abatoya no kuturusha, barugiyemo bate barahari koko, kandi nibo batumye bigeraho. Ariko buriya hari n'abandi baruhunze n'icyo gihe, hari ababihungaga bakabigendera kure, bababwira bagashaka impamvu, nabo bari bahari. Rero byose biva mu burere. Uburere bw'umunyamahirwe hakavamo 6 bazima bakumvise bagiye gukora ibyo kandi bakabikora. Aho hari babandi 4, 5, ariko utanigishije, utagerageje, utashakishije uko waguma uri muri 2, 3. Ni ukuvuga rero ngo izo mbaraga zo kwigisha, uburyo bwa politiki, uburyo bw'uburezi busanzwe, uburyo n'ibigomba guhoraho, bigomba guhoraho. N'ubu buri munsi tugomba guhozaho, namwe uko muri aho no mu mirimo yanyu mukora, mujye mwibutsa, mujye mushyira ntuvuga amakuru gusa, nahuye na perezida jya urangiza ushyiraho umurongo ukangurira abantu. Ababisomye azasoma wa murongo
wenda hari uzarokoka kubera ako ngako. Ni ibintu rero tugomba kuzirikana bigahoraho mu mashuri, mu buzima busanzwe, muri politike yacu. Abayobozi aho bari hose bagakora ibyo bakwiye gukora, bindi bidahuye n'ibyo abona umwanya agashyiramo wa murongo, akigisha abana ibintu byo gufata ibiyobyabwenge, ibintu byo kunywa inzoga bakaziririmba bakazogeza, bigasa nk'aho ari disipurine irakenewe, ni ngombwa. Niyo yaba ishaririye niko imeze. Disipurine irasharira, ituma abantu bigoma ibyo bakunda cyangwa iki. Ni nk'uko ushobora kujya kwa muganga, bimwe twavugaga by'ubuzima bw'abantu. Ukajya kwa muganga, muganga akakubwira ati maze urekeraho kunywa isukari kubera ko turakubonamo ufite uburwayi bw'isukari, diyabete cyangwa iki, ariko kubera ko isukari iryoha cyangwa ikuryohera uyikunda, ukajya ugira utyo ugatirisha, ugashyiramo akayiko kamwe, ugashyiramo akandi, cyangwa ukayikomeza ukajya wihisha. Ariko ibyo nubwo ubikora utyo, ubuzima bwawe burimo buragenda. Ya sukari iragumya